Shalom shalom, muraho neza, turabashuje rero abakunda gukurikirana channel iwacu bikora bite TV, channel twigaho ibimera bitandukanye utuntu n'utundi. Uyu munsi rero tugiye kwiga akamaro k'ikimera kiri hano bita arititi na karafu. Arititi na karafu ni imiti ikunda kuboneka ahantu henshi kandi y'umumaro mu buzima bwacu. Ushobora kubona hari iduka ririmo kano kantu bita arititi cyangwa karafu ariko ntumenye icyo bikora mu buzima busanzwe. Uyu rero ni umuti ukunda gukoreshwa mu bintu byinshi, haba muri bizinesi, kwa kundi ujya nko kwimuka ukajya mu nzu y'ahantu, ukajya mu nzu y'umuntu, noneho wageramo ugafatirwamo n'izindi mbaraga utari uzi. Iyi miti rero yabigufashamo. Ushobora nko kwimuka uvuye mu rugo rumwe ugiye no mu rundi, ubwo n'inzu ugiye mu yindi, noneho ukumva wageramo iryo joro ntimurare musinziriye, cyangwa mwageramo mukajya mwumva inzugi zitangiye kujya zifungura ntawe zifunguye. Iyo bimaze nk'icyumweru cyose mukabona izo mbaraga mbese zikunze kubabangamira cyane, uko ubigenza rero ufata ino karafu ariko ukayisya cyangwa ukayisekura ukongeramo icyo bita arititi, warangiza ugatera mu nzu. Hariho ababikoropeshamo cyangwa ugatera mu nzu cyangwa ugaterera mu mbabura bikaka. Icyo gihe uba uhumanuye iyo nzu uba ugiyemo. Ikindi kintu, hari ukuntu ukunda nko gutongana na bosi w'iyo nzu, cyane cyane nk'abantu bakunda twita ngo na pangayi, wenda utari wagira ubushobozi bwo kwiyubakira iyawe, ariko icyo gihe umuntu akava mu nzu agasiga ayihumanyije. Ese ibyo bintu byagenda gute? Iyo umuntu akuviriye nko mu nzu rero, ukuntu ubigenza, ufata ino arititi n'iyi karafu n'ivu ryo mu nzu ugatera mu nzu, nta mpamvu yo kujya mwinjira mu mazu uko mwiboneye. Arititi na karafu ni umuti wakoresha ukaraba, kwa kundi ngo waraye ngo ikuzimu, ngo waraye ngo, uyu muti niko kamaro kawo. Genda ukarabe ugerageze urebe ko ibintu byawe bitari bukunde. Karafu yonyine rero uko tuyivugaho, kwa kundi umuntu aribwa mu nda, ikintu kikonka nk'umwana, ushobora gufata ino karafu atari ino arititi, ino karafu ubona hano ukayongeramo ku isuka, ukanywa agace k'igikombe, ariko karafu ushyiramo gakeya kuko ikunda kororamo, ariko iyo ushyizemo nyinshi ariko ari gakeya nta kibazo. Iminsi 2, iminsi 3, icyo gihe ibintu biba byagize gute, biba bitangiye kugenda bigabanuka. Hariho abantu rero bakunda kurwara mu mugongo inyuma ariko ataribwa imbere. Fata ino arititi ufate na karafu, numara kubisya ushobora gukaraba cyangwa ukisigaho ukabikubaho. Ibyo birwara bigenda bigira gute, bigabanuka muri ubwo buryo. Ino arititi yonyine ivura amagini, ariko hari imiti 5 bongeramo b'abantu bakunda guterwa n'ibintu, cyane cyane iminsi mikuru iri kwegereza. Iminsi mikuru iri kwegereza cyangwa mu gihe cy'iminsi y'imiganura, abantu bakunda guterwa n'iyo myuka, arititi izayibafashamo. N'icyo bita mubaraka, ni igiti bita mubaraka, ukongeramo icyo bita igihondohondo,
ku bantu bakunda guterwa n'amagini ariko mu minsi mikuru, mu minsi yo kwegereza umwaka n'iminsi y'imiganuro nibo turi kuvuga, ntabwo ari babandi bafatwa buri mwanya, buri munota, buri cyumweru yafashwe. Uyu muti bita arititi uzabibafashamo neza cyane. Rero abantu bakunda gukurikirana channel y'iwacu, icya mbere mbifuriza ni ugusenga, icya kabiri ukanivuza, kuko haranditse ngo ntabwo nzakomeza kuruhanya n'abana b'abantu, ko Imana nayo ni seriye. Uyu munsi bakoroga ikabibona, ejo bagakoroga ikabibona, ejo bakakwifuriza ikabibona, ariko uko imitego bagutega Imana ikagenda iyigusimbutsa. Siko ibibazo byawe Imana itabizi, irabizi, ariko ni nayo ifite ibisubizo mu biganza byawe. Uramenya ntukajye wicira inzira ngo wumve ngo ibibazo biraje, ngo wumve ngo urahangayitse, ngo Mana turapfuye, Mana oya, tuza. Ibibazo byawe Imana irabizi. Icya mbere tuvuga gusenga, icya kabiri ugakurikizaho kwivuza. Nunasenga uzongereho iki? Univuze. Kuko ikintu cyose nabonye nkunda kubabwira ko ikintu cyose kigira icyo bita sampo. Sampo ni akantu gatoya, ufite iki mpereho. Nimba wasenze shaka n'umuti unywe, ujye kwa muganga waguye, cyangwa ushaka ikindi wakuye kuri channel runaka urebe ko wakubitsa ubuzima. Nimba bikunaniye mugane bagufasha. Ibyo biba bigoranye koko. Rero ntimukajye mugira ikibazo. Dukomeze rero. Arititi iyo ari wa mwana wavutse ari muzima, noneho mu gihe cy'amezi 4 n'atanu ukabona atangiye, mbese ni wa mwana utangiye kugenda ahinamirana, ukabona atangiye kujya yikunjakunja ukuntu, ufata icyo bita arititi ukagifata n'umugina ututumba kuri wa mwana ubona utangiye gukurana uturwara duto duto, ariko rimwe na rimwe ukabona atangiye kujya ahinamiranamo. Iyi arititi izabigufashamo, ariko ukongeramo n'icyo bita umugina ututumba. Arititi iyo uyifashe ku bantu bakunda guterwa n'iyi myuka mibi, wawukoresha ukoresheje n'icyo bita umuhashya, ukongeramo icyo bita karungu. Urabona ibyo mvuga, uriya muntu yariye karungu sha. Kuri ba bantu akenshi baba bashaka kwirukanka ku musozi, uyu muti rero uzagira gute? Uzabibafashamo kuri abantu bameze gutyo. Karafu rero nayo kuri ba bana akura rimwe na rimwe ugasanga arimo arasobekeranya amagambo, nyine ugasanga kuvuga saranavuga. Ufata icyo bita karafu ukongeramo icyari. Nimba ushaka ko umwana avuga icyo cyari, ntabwo nkubwiye icyo ari cyo, uzanyandike muri komenti nkubwire icyo ari cyo, urebe ko wamufasha akabasha kugira gute? Kuvuga. Arititi iyo uyifashe ukayivanga n'umunanira, ukongeramo igicumucumu, ba bantu baterwa n'abacuraguzi, ngo umuntu ngo amaze igihe ngo acuragura inzu yanjye, ngo ntabwo turyama, ngo saa 5 saa 7, sibarangiye umuti w'abantu bacuragura mu rugo. Ariko hari n'indi twagiye twiga, ariko uyu muti nawo urabikora. Genda ushira ahantu agira gute? Akunda kwitendeka. Ufashe arititi ukongeramo icyo bita ngabo itsinze, warangiza ukayiteramo, ukatera ahantu umuntu akunda gucuragurira, yazahagaruka. Ibyo bintu ntibikunda koko. Iyo ufashe arititi ukongeramo ngabo itsinze, urubuto rwayo,
warumanika mu ikositara, warumanika hehe, ibyo bintu by'imyuka mibi ntibigaruka. Ni kweri, ni kweri. Arega imiti iriho ariko ubumenyi nabwo ni bukeya. Ni bukeya, hariho abikora bimeze nka bizinesi, ariko ari n'ubikora ari ukugira ngo tugire gute, twishakemo ibisubizo. Nimba umuntu ava aha ngaha akajya kwivuriza mu Buhinde, kano gati gaturuka mu Buhinde ubundi, kano karititi. Abenshi Abahinde bakunda gukoresha ibimera byuzuye nta bindi biporoduwi birimo. Ariko nuko bavuga ngo imiti ya Kinyarwanda ngo itera imyijima, reka nanjye mbabaze. Uhereye ku munsi wa mbere ukageza icyumweru cyose ntabwo waba urya isombe? Iyo sombe urya igeze iguteraho ikibazo? Ariko hari imiti y'ibivugutano, iyo urabavuguta yo ishobora kugutera ibibazo, ariko hari umuti wumye neza wabonye izuba ukajya unywa agake bakubwiye, ibintu byose birakunda ndugu yangu. Ibimera bizavamo ibyo kurya bitubere n'imiti. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Ciao.